wamara kuyishakira ako kanya ibindi twabirangiza yaba ari inyungu naze gushyiraho iyo mari nticike umva musore uri na musore uri na mugabo ntabyo nzi witonde zerezeranye ndarakeye miliyoni usuka amafaranga bayatora wowe ariko reka njye nakubwiye ngo no yaba ari inyungu ndayikungukira kandi rwose kandi ko tuziranye niko tuziranye umuntu ufite amafaranga asa nawe ariko umenye ko ari business ndimo ubu ngubu utambonya gutya mba meze neza ubu ngubu ndi mu kazi kenshi ni muri business urabona yabwiye kuri icyo kibanza kugira ngo nyishyure ariko nabona miliyoni imwe ahubwo we nkorera umuti akamiliyoni kankarage asigaho n'ibintu bigiye gute ntayo ntayo ese warase kumvuna mu mutwe reka kumvuna mu mutwe nuko uragira ngo icyo kibazo kincike uzi ko wasanga ufite n'inyungu wowe urubizi wowe gute ucyumvuna mu mutwe iki kibazo wasanga nawe gifite inyungu ize mfatanyije nawe umutungo ariko byanabaho siko byanashoboka ariko nabyo byashoboka ahubwo wowe ikintu ngusaba ni kimwe gerageza izo miliyoni ziri asigayeho n'ibi afere irangiye ibihumbi 10 se byo wabibonyera ariko se wate kumvuna mu mutwe reka kumvuna mu mutwe nkurikise mbwira nkuriki ubu se waguye ibara ry'iyo modoka buri bitse ubu si umuntu aba yibereyemo umereza iki yoroshye noneho twavugana n'uko ari bukunde ntabwo uri bukunde namwigendere nawe kuyumva rero rwose nariya yabeshe ariko uriya we gatumwa kenyumviye ubusa amagambo mvuze kirinyujijemo ariko ntacyo ntacyo umunsi uzaba tuzongera duhure mbega agahinda ntacyo ubwo reka ngerageze abo umusore abo umukobwa byagenda kose ngomba kugira gute agomba kuyamba bagize ngo twaje muri uyu mujyi kubara amazu sha agize ngo uretse kagumye nkungogerera ahangaha gusa ndayabona nyawo nyabone ase ko batari kuzana unababona baze ngo manyakuremo nibaze ndakwereka
naryo ni isomo nsomo kuri buri ntabwo tuziranye isomo wa mbere mbonye ari amasara yanjye ku buryo bagomba mbonye ko genzeranye nawe makeya kuko ndakuze nawe uranze n'isomo kuri buri barandose oya ntabwo nakurose kandi ntabwo nigeze nkwereka turaziranye kandi n'ubitekereza neza mukaganira mu buryo burambuye urasanga uzi mbika telefone umbwira uburyo ntabwo se numva ko mpaye umwanya none se andi makuru yawe biri kurya mu mutwe byo kumva uramakuru bari cyo ntashakaga ubundi nyuzanga nari mutegereje rero nari ntegereje nta n'undi muntu ikimenyimenyi ni kutuma gutandukana ndatanigende none ntegereje ntindura ikibazo nabifite rero kandi ikibazo kigira ubu ngubu hari imari mfite kandi agashaka ibuncike ufite amafaranga ari kuri banki ariko ayo mafaranga impamvu ntajya kuyazana banki iri kure kandi urumva ko ahantu banki iri n'ahantu undi ntabwo ushobora kubata amagera ariko ndashaka amafaranga makeya nongera kuba mfite ari ahantu mfite ikibazo uvuga ngo nabwo na miliyoni imwe ubwo rero ubaye wamfasha byibuze wanshakira miliyoni wamara kuyishakira ako kanya ibindi wabirangiza yaba ari inyungu naze gushyiraho iyo mari nticika umva musore uri na musore ari na mugabo ntabyo nzi witonde zerezereye ndarakeye miliyoni usuka amafaranga bayatora wowe ariko reka nkubwire nakubwiye ngo no yaba ari inyungu ndayikubwira kandi Yego rwose se mbese nako kandi umenye ko tuziranye niko tuziranye umuntu ufite amafaranga asa nawe ariko umenye ko ari business ndimo ubu ngubu utambonye gutya mba meze neza ubu ngubu ndi mu kazi kenshi ni muri business urabona yabwiye kuri ikibanza kugira ngo nyishyure ariko nabona ko miliyoni imwe imwe ahubwo wowe korera umuti miliyoni ukankarage hasigaho n'ibintu bigiye gute kumvuna mu mutwe reka kumvuna mu mutwe nuko uragira ngo cya kibazo kincika uzi ko wasanga ufite n'inyungu wowe urubizi wowe kuki umvuna mu mutwe iki kibazo wasanga nawe ugifite n'inyungu ize mfatanyije nawe umuto ariko byanabaho siko byanashoboka ariko nabyo byashoboka ahubwo wowe ikintu gusaba ni kimwe gerageza izo byoroshye asigayeho n'ibyo aferi irangiye ibihumbi 10 byo wabibonyera ariko si wate kumvuna mu mutwe reka kumvuna mu mutwe nkurikize mbwira nkurikize usanga ubonetse n'ubundi ariko si wate kumvuna ntawe tutaziranye ntabwo nzi nyizera nguyikize kugira ngo nyizere ntacyo ushaka ko amafaranga ukunze kuyafite ufite imodoka imwe se genda uyizanye ingwate zimwese mubwire ariko ugira ikibazo cy'imodoka ugira ikibazo cy'imodoka umunsi wo gukora perimi yawe mbamwe Kontaki ntize gutwara imodoka wagobe Karite Jone umunsi wo gwibara ryo modoka uri bitse ubu si umuntu aba yibereyemo umereza iki byoroshye ya byoroshye se byoroshye noneho twapfaga niba utari bukunde ntabwo uri bukunde amwigendere rwose nawe kwiyumva rero rwose nariya yabeshe ariko uriya we gatumwa baba we cyenyumviye ubusa amagambo mvuze kirinyujijemo ariko ntacyo umunsi uzaba umwe tuzongera duhure mbega agahinda ntiwe